Murakoze, nitwa Nizigya Anastase, nkaba ndi umukozi wa Caritas ya Diocese ya Byumba, ushinzwe gukurikirana ibikorwa cyane cyane muri projet ya Kungahara ikora ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi mu karere ka Rulindo. Hano mwaje kumurika iki? Murakoze cyane, nyirango nuko mwabibonye hano turimo turamurika ibikorwa dukorera mu karere ka Rulindo, cyane cyane nk'uko twabivuze dufitemo projet ya Kungahara igamije gutubura imbuto y'ibirayi mu mirenge ya Kisaro ndetse na Bushoki ku makoperative dukorana, ariko nanone tukagira n'indi projet dufatanya na World Vision kuvuga ngo ni mureka abana bansange, kugira ngo nanone tubafashe mu rwego rwo kubategura bakiri bato ku ijambo ry'Imana, kugira ngo babashe gukura bafite indangagaciro za Kristo bishobora kubafasha kuvuma abanyarwanda bazima ndetse abakristo bazima. Aka karere mukunganira iki mu byo mukora byose? Birumvikana ibyo twunganira akarere uretse kuhaza ku biribwa ku baturage cyane cyane imbuto y'ibirayi, tubagezaho n'ijambo ry'Imana binyuze muri no projet cyane cyane dutegura abana bato kuko ari bo bazavamo igihugu cy'ejo. Murateganya iki noneho imbere? Babitega nk'iki? Murakoze cyane, nyirango nk'uko mubibona izi projet nizigamije kongera imbuto y'ibirayi nziza ku rwego rw'abaturage mu karere ka Rulindo, ariko ntabwo aribo dutuburira gusa no kugira ngo bizakomeze bigere no ku tundi turere, kugira ngo ikibazo cy'imbuto y'ibirayi twagize itazongera kubaho. Gufasha abana nanone ku ijambo ry'Imana bidufasha no gutegura abaturage b'ejo heza, kugira ngo nanone bakurane za ndangagaciro za Kristo nk'uko twavugaga. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafasha no muri ubu buryo bwo kurwanya imirire mibi. Kurwanya imirire mibi mu bana bizafasha nanone kugira abanyarwanda buzuye batagwingiye, bashobora kuzakura bakazubaka igihugu kubera ko bazaba bafite ubushobozi.